nongeye kubasuhuza abantu badukurikiye ni kuri ya channel Everman TV show. Uyu ni wa mwanya wo kwinjira muri studio n'umutumirwa wacu w'uyu munsi. Ni muri ya gahunda ya Mbariza nanjye Mbariza. Pasiteri witeguye. Turi muri ya gahunda ya Mbariza nanjye Mbarize. Adabatumanye twibwira abatwumva. Amazina yawe? Yewe nitwa Manirafasha Evariste. Amazina yanjye y'ukuri kuri channel yanjye ngabamuresha Everman. Ubwo ababurikirana baranzi niyo babibwira. Nanjye nitwa Maniragaba Innocent nkaba bankurikira ariko tubona kuri ama channel indicana yitwa Ubugingo Buhoraho ndetse na Pass TV ndetse na Everman TV. Hano turi mu studio ubu tugiye kuganira noneho ubu wese ari twumva rwose mwembe kwisanze. Ubu tugiye kuganira agati gaturi kandi niko babyita agati gaturi. Baravuga ati turaganira agati gaturi abantu badukurikiye namwe batwumva cyane. Uyu ni wa mwanya mwiza cyane, uyu ni wa mwanya mwiza cyane twahariye Mbariza nanjye Mbarize kugira ngo twungurane ibitekerezo. Buri muntu umwe ngo yigiriye inama yigira inama yo gusa. Ariko iyo tubaye babiri tukagira inama ibintu bigenda neza. Ari cyiza cyane. Bareba amazina yawe harya nagomba kwibuka cyane. Maniragaba Innocent. Maniragaba Innocent muramureba yambaye neza, yaje yagambare, yaje yiteguye nanjye ari kuri munsi muri studio n'uwazanye n'umutumirwa nanjye niteguye cyane. Ndavuga ati umunsi tugiye kuganira neza Maniragaba njyewe nawe turumvikana turungurana ibitekerezo kandi turagera kuri byinshi. Yego. Ubwo twatangiye gahunda yacu uyu munsi muri gahunda ya Mbariza nanjye Mbarize. Maniragaba twashatse kugira ngo tuganire n'abatumirwa twebwe uri mutumirwa ariko hari abadukurikiye. Abadukurikiye rero dukeneye kugira ngo cyangwa nabo baratugira inama cyangwa baratwunganira. Reka ari uko tubyita. Hari uko tugira inama cyangwa bagatwunganira. Uyu munsi rero igitekerezo cya mbere cyangwa insanganyamatsiko y'uyu munsi dufite ya mbere muri gahunda ya Mbariza nanjye Mbarize. Nongeye kubwira abantu turimo turitegura gukora filimi muri iyi minsi. Turimo turitegura gukora filimi neza mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke. Hirya no hino bose abashoboye bazajya baza nta kibazo. Ubundi hano kuri mbuga nkoranyambaga kuri YouTube n'ahandi. Iyo ukoze filimi ntabikorera ngo wikorere ngo Amajyaruguru. Bikorera igihugu cy'u Rwanda. Ariko ubwo rwanda umuntu wese wumva Ikinyarwanda yaba Umurundi ndetse n'umuntu muri Amerika, umuntu muri Uganda, umuntu muri DRC, umuntu muri Tanzania wumva Ikinyarwanda, umuntu muri mu Burayi n'Afurika y'Epfo apfa kumva Ikinyarwanda. Icyo gihe aradukurikira. Tutirengagije batumva Ikinyarwanda kandi babasha kudukurikira. Abatumva Ikinyarwanda barahari nabo badukurikira nabo bafite uburyo bwo gutaranzira ariko dore abantu nshatse kuvuga utumvishe neza cyangwa udasobanukiwe neza. Nshatse kuvuga n'abana bari mu Majyaruguru cyangwa abantu nyine ariko badafite akazi mu buryo bukwiye. Badafite akazi nyine baba bafite n'ikibazo cyo kubura akazi. Ikintu navuze mu Majyaruguru cyangwa mu karere ka Gakenke ni uko ngo bazabasha kuza tukabaha akazi. Reka dukomere ku insanganyamatsiko yacu rero ari nayo benshi bategereje ko babasha kumva. Iyi nsanganyamatsiko rero turayumvikanaho neza cyane. Iravuga ngo gufasha abatishoboye bakagera ku byo bari bakeneye byabatunga cyangwa bari n'imyambaro bakayibona. Biracyakorwa uko bikwiye. Ikongera ikavuga ngo urukundo rwari ruriho mu gihe cya kera ntabwo ariko tugifite muri iki gihe. Se ruracyariho. Urwo rukundo ruracyariho. Se habura iki. Aho niho hantu tugiye gusesengura dufata umwanya muremure cyane aho tuhaganireho. Niyo mpamvu rero bantu badukurikiye, niyo mpamvu nazanye nka Maniragaba ni umuntu we arakuze. Hari icyo umaze kumenya. Hari icyo tumaze kumenya. Umaze gushokora aho uwo mugabo ari mu buzima bwinshi aho mu mashuri. Hari umuhanzi wavuze ngo amashuri abanza akaba yarangije n'ayisumbuye na za kaminuza. Ibyo byose ni za kaminuza. Bivuze ngo aho twahuye n'abantu hari amasomo twabonye ariko tutari twinjira mu nsanganyamatsiko y'ubuzima. Hari akantu nagakwibarisha kuki bakunda kuvuga ngo hari igihe usanga umuntu kaminuza
amashuri yose yararangije n'ayisumbuye na za kaminuza ariko ishuri ry'urugo rikamunanira rikamugonga pe ishuri ry'urugo ryo kutirarere rikabura kubera ubushobozi tumaze kugira n'ubu nabibonye urugo ni ishuri rutayandi ngo ni ishuri rikomeye cyane keretse Imana itugira ubuntu ikaguha umugore ukurusa umugabo n'umusore Imana itugira ubuntu umugore mwiza umugore mwiza rero yaza kazati bambwira ati Imana impaye umugabo ufite icyo gukora ati nzamwubaha yahagera agasanga ngende njyewe umugabo njibaye ikibazo abara bityo bari kwitembera muri studio akavuga ati niba tujya gucuruza niba tujya turi kuzamuka imisozi yewe baba bashaka muri studio bikamuremerera akabara vanze cyose kuducunga neza brand no bakansara bari batanga inama kungu uwo bakansara niba afite ikibazo ndamufasha nkamwereka nkabana nawe aho ukamwumva ikibazo ukacyumva noneho wamara kumwumva neza kumva na mugenzi we n'uwo umaze kumva kandi bari kubona aho umaze no kuvivurira kugeza aho tugiye kumwumva reka twige no kuri uru ruhande ese bihagaze bite ntabwo urimo kwiharira ijambo ikibazo nyamukuru kikaba cyaturutse kuri wowe nanjye birashoboka ko ngaho ikibazo cyaturutseho niyo mpamvu ugomba gutekereza ngo weho wanjari sibyo ngwino ndamanananiye nubwo umpamagaye nawe ndasanga uburakari bwawe umaze iminsi warinjiye mu bintu byinshi hari ingamba wafashe agahimana ko mu rugo ugahimba umugore w'ingore agahimba umugabo ukiba bari guhimbana mu burero wanzana naza kuba ngasanga umugore yanjye agahita kubitwa n'amarira ugasanga umugore niwe wari ufite ikibazo atubera umugabo tumize se yarameze neza ati nakoze agakosa kamwe kubera ngo ndi kubwira aheramo hagati uwo ni umugore akigaragaza neza ati none dore ntabwo barantumira guhinga umugabo yari kwigana n'abandi n'urubyiruko kandi ari umugabo ati ngende mbagana n'abakobwa ngiye biranambabaza ati ibyo bintu bizarangira gute kandi umugabo aravuga ngiye ngore yasiteshe rw'ishati abandi baniganira nawe niyo mwajya gukora imirimo gute umugore akabona nk'undi mukobwa ijyanye idasobanutse yakubira zeru ariko reka twongere turebe aha hantu hari abagabo ngo bigiranye nyinshi hakaba n'abagore bigiranye nyinshi hakaba ari gukora ikosa bwa mbere ariko akaba ari nawe ujya kureka urumva icyo kibazo ni ba bandi kugira ngo runaka atabona ikosa ahubwo njye mudange katambuka abantu bose bagereyo byo guhata ibibazo bikabyirazo bakubaza nzajye kwa gitifu ngari mudamu yakuretse ni mudamu n'byagusuzira n'byagushyira mu maso n'byapima ibiryo ubona ukamukubita urushira mu bintu by'imbonera shiromu gahoro bakashaka kuvuga ati murabuze impamvu agutesha umutwe yagira ngo uzamukubita urushira umwe niyo bakubita okay amubise ahitarira ahitarira y'amaboko nk'umugezi yambaye amazi nk'umugezi akaba kahenze baraza bagufata n'umubiri wose bakuzirike ngaho nguko twari turimo kuganira ku tuntu tujye tubaho ubwo ni utuntu cyangwa tuzayikomeza ubutaha iyo nsanganyamatsiko birasaba kuzayikomeza ubutaha kugira ngo iyi ngiyi twaje turiho tageti tubashe kuyigeraho kandi tuyikore neza ariko wowe nakuze ni nk'umuntu arakuze bamiraga arakuze azi byinshi wabize muri byinshi usibye no kuba ukuze n'amashuri wanyuzemo ni menshi wanyuze muri menshi pe ubwo turumvikana rero ubwo turebe kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo gufasha imfubyi n'abatishoboye biracyakora uko bikwiye oya ntabwo bivuga ngo bikwiriye ni ukuvuga ngo abafite ibibazo babaye benshi n'abantu n'ubuzima bwarakomeye muri iki gihe amakuru ufite amafaranga iminsi zenda umuntu avuga ati mbonye amafaranga 50 byantunga siko twari tubimenyerera ko 50 byatunga umuntu mu minsi ishize 50 ariko byagutunga wenyine hagati mu minsi ishize bafite turugo byagutunga ko yiri kamwereke mu minsi ishize reka tuvuge wenda muri 2 si minsi ishize muri 2 muri 2 50 wabaga njya n'amezi 3
n'abana batatu babiri n'umugore abo mwabaga mufite mwabaga mwatanga amafaranga menshi cyane ariko n'ubu 50 ugiye kuguramo akamwe n'umuceri n'amavuta ibihumbi ijana narigiye kukubarira ureka mwereke mangaro narigiye ku maniragaba bambesore nabaza ibyo bihumbi 50 uguzemo agafuka k'umuceri sisubira agafuka k'umuceri kibaze nangahe niba atari ugashobora kuba kageze muri 34 na bine wenda abaye 32 akawunga 25 ntabwo byavamo reka twibaze akatubwira tubira 10 muratubira 10 wenda wibuke ko gaze yashitse kiro nangahe ikiro akibiro 10 gashobora kuba kageze muri k'umuceri igihe cy'umuceri nangahe cy'umuceri yego cy'umuceri buriya gishobora kuba kirimo mu cyatandatu mu bantu barya umuceri mwiza uryoshye kigenze kari cyata reka twemere cyata ubwo ugiye kuguramo ako gafuka kanini kamwe icyagazi mu 32 turagura itiro 10 cy'umuceri cyo akazamo muri kaminuza biga muri ekonomi kwa skafti bivuze ngo niba ufite amafaranga make ntabwo urajya imwe ahubwo y'amafaranga gifite no gutangiye kwirwamo haleluya tuyahanye n'indyo nyinshi turabati 10 by'umuceri kuri 15 turabati 10 by'akawunga nangahe 10 by'akawunga bishobora kuba ibihumbi 9 cyangwa 9 tubari 9 hari igihe njye nabyo nyikorera nzashyiraho umuntu gusaniriza ubwo tuza tubara 22 byo bisigaranye akadomoro k'amavuta y'amabutura litiro 5 ngura litiro 5 rero rimwe 11,500 bisigaje 23 n'utundi cyacu gusaka nta natwitaho iyo bitatu ngomba gushaka n'isabune sabune niho tegwa sabune buriya ukanga kwisabune nako bakihutirwa n'isabune ndende nashaho iki ndatekereza umunyu simbaze kukubwira simvuze isabune mvuga umunyu buriya mu kintu ari bavuze reka mwereke pasiteri hari ikintu tujya twitondera buriya njye ntekereza nkavuga ibintu byose bishire mu munyu pasiteri twaba bakire ibintu byose bishire mu munyu reka muri tugutotangaje kadukora igife gikoma ibiro 5 bitonde igife gikoma ntabwo byamaze kurenza igihe bikeya ibyihutirwa rero wajya mu gikoma bitanze kwa 2000 mu gikoma buri munsi umwana wanjye biye bitanga n'izekatu mu 2000 miramara ibyumweru 2 nta kibazo ibyo ibihumbi 4 byageze kwase ibihumbi 13 ubwase reka nitewereka rero gaze yashize icyo gihe ndagura amakara bikenewe ndagura amakara igice cy'amakara cyo cy'amakara nangahe n'ibihumbi amakara 13 urimo yakubitira n'ibihumbi turagura igice cy'amakara aba yashize ubwo se igihumbi kimwe cyo gihumbi cya transport igihumbi kimwe rero bibaranze siporo sibaye transport ejo umwana aragwaye cyagihumbi cyarangiye twageze kuri transport kandi ejo umwana aragwaye bigenewe kujya kwa muganga kandi bishobora kuba kure y'ibitaro ibihumbi 50 mu kwezi iyo umwana arwaye rero ntabwo utekereza ibintu byinshi buriya uzi ko mu mitungo yanjye harimo nawe w'umushyitsi wanjye nawe uri mu mitungo yanjye urabizi niyo umwana arwaye umwana arwaye ntabwo tuyakura iwanjye ntabwo kubafunguza uzahita uyamba wihuse kuko nuko utabara ubuzima uzahita ureba evamani uvuga ati byenze cyangwa bikunze evamani nubwo ufite amafaranga ugiye guhahishira ibiribwa abana barwaye umwana wanjye arwaye uzamara igihumbi kimwe ariko uzakibishyura rero turabigarukaho nta kibazo ikiguhaye ko nawe ntabwo nyuma yo kuvuga uti uzayanyishyura mu bindi bihe nzagira nzagikuramo babyumvishe hari insanganyamatsiko turiho ivuga ngo gufashanya ntabwo biki
nagufashe none gucyo urimo kuvuga ko amafaranga azayaguha amafaranga wowe urayamfashije ariko kuba urukundo rwakonje avuga uti iki gihumbi nijye guhanya n'agahashi ahubwo none fata iki gihumbi uhereze umwana uje kwivuza ujye kuvuza umwana neza urukundo rwaraheze urukundo uwo umesi warabuze none kumbwira ngo uko tumbe guhaha urifashe ipombi n'abapfakazi abana babiri mu rugo n'umugore none twifashe ipfubyi n'abapfakazi mfashe imfubyi n'abapfakazi kandi ngo birakwiye gufasha imfubyi n'abapfakazi none iruhande rwanjye hari umuntu yayitariye izi turabona akazi umwana waje mu rugo iyo aje mu rugo ibyo nateguye pe nubwo umuntu yaba ari igisambo gute aho tugeze ahantu twaba bari cyane ibyo wateguye muramusangiye n'uwo mwana pasiteri nigize kugera ahantu rimwe nasanze hari umwana n'ubundi w'umuturanyi waje ariko njyewe n'umuntu mukuru narabaze ndavuga ngo ibi byo kurya babishyizeho aya masaha kandi ndabizi sibyo noneho niba njyewe ndimo kuganira n'umuntu waho ariko babishyizeho aya masaha kandi amasaha babishyiriyeho ndayazi nzi ikintu bishyira none ikintu witeguye kitongerwa amazi wumva baravuze ariko bakongereye amazi mu isafuriya sha ako kantu buriya pasiteri nubwo byari bikwiye kongerwamo amazi cyangwa nuko bashaka ubushakashatsi tumaze kugeraho bwagezweho ngo basanze kongeramo amazi ibyo umwana bagira umugore ngo yongeramo amazi umwana yongeramo amazi umwana ahita avuga ati papa arambwiye ngo biriya biryo biri hariya ngo mbishyire ngo ahantu bagomba kujya udupfundikire neza kuko ubu ntabwo ari nk'umushyitsi ibyo bita ndetse rero buriya n'igikoresho ushobora uti wapi usanze zose twateka ariko cyangwa usanze nta kintu gihari nta kintu umwana wo bari kubyumva n'umugore bari kubyumva niyo byabivuze iyo umugore yavuze ntabwo nta kintu gihari kandi nawe uvuga ariko uwo mugore azi ko umugore ari hafi umugore atumve neza yatibesha akavuga ngo mukarabe kugira ngo umugore atavunga umukarabe maze tunuka twumva turahazi hari akantu abantu bakundaga kuvuga ukagera mu rugo ati waramutse nabyaraye ati biri nono ako kantu karacyavuga niyo kavuzwe kabaye nka forumire isanzwe barakavuga umuntu akavuga ngo mu rugo bivuze ngo twanabimaze ntagatuma winjira muri tuba ngo twabimaze ariko usibye wowe abivuye nk'umucunga ngo ugende nyine ngo bihe kurembo ubwo rero nihagaze bati yewe twanabimaze yewe turuguyemo ati kuki ukunda kugera hano bishize mwa atuvutse mu nzara ati uyu mwana yavutse mu nzara kandi byari bigiye gushya nuko bibutse rwanda babikeneye cyane yego ariko rero bene data n'ubukore bwakonje gute umuntu ameze nk'umudamu ahetse umwana nzari mwishe akava kwa muganga akavuga ati hari ahantu kwa Inosa cyangwa Evariste ndamuzi ni umuntu ufite indangagaciro nta bugome agira kagende nkanyure usuhuze usuhuza ati mwiriwe wacanye kuri gaze mu cyumba uratetse gaze iri guhinda aravuga ati ubu urabitomboye warangiza nawe ukamuhima ukabikuraho ugaterekaho amazi uterekaho amazi bihita bishaka ugaterekaho amazi vuba vuba urakomeza kumva biri guhindira akavuga ati se kumvishe biguhinda abantu bari kumenya nawe birashya ryari akaba nkaho bizimye ko bisubiye akabona gaze nayo nyetega yacanye ati irangiye kurya tu yabibuze rero yabibuze kandi byanamuhumbuye niho hahandi yagenda idini ryawe ahitesha agaciro aravuga ati abo bantu ntabwo bagisenga idini ryawe byose rero itaho biraho zero
avuga ati idini ntabwo bagifite idini cy'ukuri, ariko wasanga yego gusa wasanga ibiryo bihiye imumara ni gukubita ngo yumve impumuro y'ibyo kurya bihiye irabita, ariko bakavuga ngo ibiryo bihiye kandi nyine uzabimenya uko byaba mbise, ariko nagomba kukubwira ko uraceceka kandi wabimeze ibishagaza ibyo biryo kandi uzabizana. Hari uwabyanga, niwanga nzavuga ngo bigume nta kibazo, zavuga ni hari uwabyanga n'ubwo nshobora ntabwo nakwihangana ngo umuntu we iyo bivuze arabikuva bakagenda basubira kuvuga ibyo kibazo cyase. Reka mubaze akabazo, umuntu ngo yigeze kugera mu rugo ariko bigaragara ko atari igisabahari, umuntu agera mu rugo rw'umuntu ariko uwo muntu yari afite amata, yari afite ijyaga y'amata, bamwe abantu badukurikira barabyumva cyane. Tugiye kuvuga ku kibazo cy'imfubyi n'abapfakazi, ubufasha imfubyi n'abapfakazi ni ukuvuga ngo mu bushobozi bwose umuntu afite, tutari kuvuga ngo ndakize ndakize, ariko imfubyi n'abapfakazi kuba mukenera naguze ndamuhaye inusu cyangwa muhaye ikintu. Ariko pasiteri njye ntukabibeshye, ni bamwe babikora gutyo, abantu Imana barahari ku isi n'ubu batari beza, nyine bangahe babikora. Wowe kugira ngo umuntu umeze neza ngo baramuka, umuntu umeze nabi ndagufasha wageze muri dogere ya nyuma. Kugira ngo umuntu amenye yuko umeze nabi nuko uhaguruka ukajya ukamusaba bigakunda, cyangwa nuko azagusanga ku muhanda waguye. Kubera iyo umuntu amutabariye turamuntu abayeho nabi, abantu bamenya bakamufasha. Iyo bamukora kubona arafashe nawe igihe ukavuga uti mu bukene bwanyishe, ukabivuga bari guseka, nta n'ikintu nubwo babyita ntabwo bakumva, ariko iyo babivuze none wakunze araye ukabona umwuga ntawe kuba mu kanwa, nawe umuntu utari mwiza cyane. None pasiteri agamije wabwo ikibazo cy'akabumba, umva nyine niba umuntu arimo gucunga ngeze ku mwuka wa mbere wa nyuma akaba ari yumva yuko yamfasha, rwa rukundo ruracyariho wapi? Ni ukuvuga ngo abantu b'Imana bo iyo we n'umuntu w'Imana we akikubona akakubona n'ikibazo, umuntu wibwiriza akaguha, kandi iyo aguhaye ukayivukira umuntu turamuntu w'Imana, umuntu w'Imana rwose yarakoze ati umuntu afite ikibazo agatabara, abandi bakene ubwo bose bahita batondeka umurongo wabo niba muntu w'Imana. Ariko nkeneye kumenya ngo wa muntu w'Imana ninde, nanjye mugabo njye uvuga ko dore Imana ninde, kugira ngo nanjye nitsanga wa muntu w'Imana ari huma kana no muri cyo yabaye urusengero twasengeragaho, kandi nanjye ndi nk'umuyobozi ntabwo nabeberwa icyo gihe twageze tubanabora ati nyuma yigisha ati tugomba gufasha imfubyi y'abapfakazi, tukatanga n'ibitekerezo n'amatangazo mureta oya kandi twiga turi benshi cyangwa ibitekerezo nuko ati nta kibazo hasi n'iki bari umuntu wawe yumva ndetse abo twagize ahamagara umuntu ufite ubumuga kubera yuko yumvisha agiye gufasha imfubyi n'abapfakazi, yumvisha yataye amatsiko yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Twabonye umuntu aje ati azana n'ugarika kwa muganga bamuhaye yuko afite ubumuga bakwiye gufashwa. Uwo muntu ati bashyira kuri bahari bahereye gufasha wa muntu, hahita baringaniye bamuhereza 20 kuri sabato yindi haba haje n'indi akazi baguzanyemo ari abantu benshi barenza abantu nka 65 ubu bakabiri barareba bagati nyamara bagasiho mbere yo gutura abantu mu maturo batazayinuka urumva ikibazo cyabaye amaturo y'urusengero akenshi abafite ukuntu ahagaze, harimo twakoze ikosa hari urumva abantu iyo umuntu mwese umuntu ubabaye nawe yibuka ibibazo ubwo nawe Imana dukuye ni henshi bijya gufasha natwe nafashe ikibazo ni uko rero muhetse umuntu ijana kuba natwe ramara ariko iri mu bandi kubona abandi barahagurutse bakene barahagurutse uri umukire uhita wumva umwaye ari umukene wanze gufasha umukire abahagurutse abakene baragaragaza bakabagushisha mu gaseke wowe uri umukire w'ikibaya bagwefeshe uragwafashe ugakorera wowe utanditse umwana aho ndetse ufata nta kintu ufite, nta n'inota sense ufite, 2, 5,
None arimo gupanga kumasengesa ariko kumanga ibijana bari uzanganye bwo karebamo umuguzi ko nafata inota gutya azirambura hano akareba za 5 ziri hano zitondetse za 2 iz'igihumbi n'igihumbi cyangwa akayobote kamwe kujyana agashyiramo unyirikiza umuntu nawe hari ku rusengero gutyo bashyize igihe cyo gufasha niba bamaze igihe cyo gufasha yaje gusanga n'amafaranga yo gutura yitwaje gafite n'amafaranga yanze gusiga mu rugo batayiba arayafite agiye kureba koramo aravuga ati Yesu koko yakuyemo ngarayabara arareba abura n'inote yo gufasha kwe muri izi note nazanye nayo gufasha irimo yafite za 5 yafite za 5 za 2 buri gusa aravuga dore ko muri ayo mafaranga mwihangane yanditse agapapuro agashyira mu gaseke avuga ati mwihangane uyu munsi n'amafaranga yo gufasha nazanye ariko mu nyandiko byibuze mbese wagira ngo wari uhari nawe mbese nanjye ubutaha nzayazana n'icyo gihe nawe igihe cyo gufasha nawe nzayazana nzavunjisha rero bigiye kuganira cyo Yesu bw'abanyabantu bari gutumba Yesu umwana w'Imana yari ku isi ari kubisege buriya ari bamutazi mu gihe cya Yesu abantu barahanuye Mungu Imana asiye gusenga Yohana kimara kuvuka ubwo ibyo bintu Mungu Imana ngoreka kugira gusenga ubwo kimana zimaraki Mungu Imana nicyo gihe bagukiraga kuza mu rusengero nuko Maraki apfuye afite amagana 4 Musengero ameze nk'ibiporopo umwuka w'Imana warahagaze Yohana avukiye mu itorero yaravutse afite impano zidasanzwe mu buryo yavutse ngo harimo no guhamya afite impano y'umutambi bakimara kumukandagiza mu rusengero umunsi wa mbere nuko Imana yose yasesekaramo abasaragira maze ibitizo y'umwuka w'Imana bigeze mu ngaho kinyamuneza baruryoha mu bese yigishije Imana yabigezeho kare amarika protocol yageze kare bagahita bagufasha bagahita babujye gusobwa bagahita bakunyuza mu nzu yafashije amaso yawe kuri yasuma uko babikugende ubwo rero muri minsi barasengaga neza bameze neza nuko rero uko rusengero baruvukiramo none Yesu Yesu na Yohana bari batanga bose bavukiyemo bose batanga amezi 6 kandi ubwo bari byara umukuru yari inde yari Yohana yari mukuru mbere ya Yesu kuko Yohana yari utegura Yesu yagikarira mu rusengero reka twivugire kuri Yesu ubwo rero mu rusengero yaje kumutegurira haba mu rusengero yamuteguriye haba mu bikorwa yamuteguriye ijambo ry'Imana yamuteguriye bivuze ngo ahantu hose niwese Yohana yakoraga byari bigamije gutegura Yesu ngo Yesu rero yari mu rusengero nuko rero yasanze urusengero pasiteri Yesu bari bamubonaga turataretse bakubwira ngo muri rusengero mwaba kamutomboza yasema maze ababyeyi bari hariya nabo bamuza batinye bakunda kugira umukare gusomera abagabo kandi rero nabo babuze mu nsengero n'abana kubana na Yesu bakumva muri wowe manikaga muri wowe azariye bakumva se ko mu mutima ibibazo neza bikabasa twatuntu bita gugishagarira bishagara bakaboza maze yasoma ingeri zose kamuka bakumva umutima ari kuruhuka bakumva imitima kandi akana kizaka 10 ariko wambwiye pasiteri harakantu burya mbona akumvije nubwo tumaze nk'iminota nk'itatu cyangwa na reka hari akantu wambwiye ati ni harya wambwiye ninde waje gutegurira Yesu ndaje gutegura Yesu ni Yohana none Yohana na Yesu batangwaga amezi 6 none kandi wambwiye ngo Yesu amaze kugenda hamaze igihe kinini nagari Yesu ninde Maraki Maraki igitabo Maraki niwe wagiye hamara igihe kinini akazi yakabara musenge ubwo naringarutse aho hantu zimeze nk'iporopo kubera yuko Maraki rero bamutokesheje nabi none bazefanya bagiye babica
noneho bamaze kubatokesha bakubita kandi abandi bategwaga amabuye batega amabuye ni Stefano bavuze ariko abantu ngiye ndi kuvuga ko abantu bakubiswe abantu bakubiswe ari ba Zakariya nabo yakoresheje muri bakubiswe ba Mosi navuga ko bona abantu bato bahagayi era bavuga ngo abantu bavuga hayi tubire kumushaka mu makuru umuntu wese wavuga ubuhanuzi bavuga ijambo ry'Imana baba mushaka niyo bavuga ko mwana yanditse n'umuhanuzi cyangwa ari dore kosa rikomeye kandi sawe zawo uvuga mugiye guhanura buriya guhanura nk'abantu nizinde guhanura umwana umwana shaka ko wasubirayo mbese yahanuye bakamushyira mu nzu he hari umunsi bamushyira mu isaga yenda isaha mu byona bigize nka yirirwamo urabona ko nyuma ugiye mu rusengero igihe Imana yagufashisha igihe iminsi 3 burya igiye gukora nimba ugiye guhaha uvuye gukora bakaguhemba nimba mfite nk'uburyo bw'ibintu 3 ubu mu gihe ushaka gukamenya icyo sensa ku ruhande yo kuzatura basi ntabwo nzaza nabo tuba yose niba 3 turabika 300 y'icyacu 200 nakaje 200 yashaka kuba yaba amaturo ndaje gasubira gukora neza amaturo n'icyacu byose n'ibijya kwa pastor icyacu tuba ko natubihuza n'ama ariko icyacu rega twumve ko icyacu igihe twungutse mu byungutswe umushahara umusaruro mu matungo mu buriza na nyuma handi hose none reka mubaze ikibazo ko ukeneye yuko mu byo nakoreye nzana mu cyacu ariko hari igihe nakoreye n'ibiti udatunze umuryango wanjye tukajya no mu kandi icyumweru kigashira ndimo kurya simabi kandi pasiteri kwambwira ngo nta mukozi w'Imana wemere kuza mu nzu y'Imana azanye amaramasa icyo tuvuga ni kimwe umuntu wungutse ntabwo akwiye mu nzu y'Imana amaramasa ko umuntu utarungutse ashobora kuza nta kibazo ariko umuntu wagize ikintu yakira ubwo ntabwo watunga cyose iryo tegeko nirivugururwa muri iyi minsi naho ubundi umuntu uje mu nzu y'Imana ntabwo agomba kuzamo amaramasa none se wa wundi uje gusaba kuko atishoboye kandi natwe tubizi azazana iki uje gusaba nose hari umuntu watura umutima udafite yatura umutima rero ni gutura umutima ariko ni wese watura umutima kandi wowe warakoze warungutse reka turebe ibindi byose reka twiture umutima twese iki twiture umutima twese umutima ni umuntu utagira ikintu afatamo cy'amafaranga kavuga abantu batura umutima bigakunda abana umukene uba nk'abantu bakamugaburira umwana uba mu rugo badaha amafaranga umwana aragira agatura umutima Imana ikawakira none ko muvuga umukene nawe uba ahandi hantu atura umutima Imana ikamwakira reba ikibazo kivuka amafaranga yatura umutima reba ikibazo kivukamo mbere na mbere agakiza kari hehe agakiza kari ku mutima wa muntu waretse natura umutima wanjye niba tudafite inyubako turi bwubake muri iyi minsi waretse nkaba nicuye umutima mu rusengero harimo abarewi n'abatambyi abarewi n'inde umutambyi hari Imana yabujije kujya muri za bizinesi niyo bagiye banagiyemo banahomba ubwo nawe rero nakura twasegera no muri bizinesi byinshi bazi muhire byaroroshye iyo pastor ufite umuhamagaro iyo pastor ubihanisha abantu bagakira hari pastor ubona ufite amavuta mukawera ubu pastor yagiye gucyura ntabwo bikunda impamvu byanzwe n'ikirere impamvu byaba gucuruza nawe no guhinga ntimuhire abaje guhinga kandi hari abantu benshi abantu bari gutandukana mu bibazo bitandukana abandi ahandi hantu abandi banagiye gukora batihanye n'ubundi bagiye gucuruza hari gucuruza n'ibintu pastor ubwo rero none ko muko pastor yagiye mu rusengero twamukora mu by'ubucuruzi ibyo pastor niba ari pastor twumva cyangwa umukozi w'Imana ntabwo ari ubucuruzi ntabwo ari ubwe yumvikana nimba nkanjye ndi mu burezi
ariko ubu imana ibonye ko jewe naguhaye akazi gafatika wabivamo. Jewe niba bashaka ko nijyamo system ariyo ngira n'iki bamara akazi ntabwo kirare ko ngasanga gadahuye n'uko nizera aho yanje kubesha imana ngo urasenga ujye gukora muri hoteli. Wanakoramo muri hoteli pe ariko kubera ko nta kandi kazi yawe. Hari umuntu wavuze ngo ni indambi muri hoteli ntabwo ari indambi. Umuntu yabuze akazi muri hoteli yakora mugeramo ameze yagera hose bakakoza na hirya uzababwira ngo toka sitani kandi uri muri hoteli y'umuntu. Iyo hoteli ntabwo nari kuvuga ngo ukeneye kwinjizamo ugakomeza mu ryaha. Iyo hoteli ntabwo izaba ari iyawe. Hoteli yawe ukamwereka hoteli zirahari ziyubashye zatuma hoteli n'izindi ziyubashye ariko zikorerwamo amabi. Oya amabi ni ukuvuga ngo bakunda gufata ngo abantu b'abakobwa twebwe gutwiza twambaye utunyinyo niko turashimikira abakiriya turasiriza siko bikora ariko bagatekereza bati nyamara ushobora nk'abagabo biyubashye akwase batazana kuza muri hoteli ariko abantu babashyira imbere y'abantu batugishaka inosenti dore ahantu amaboko muri hoteli kwakira abashyitsi n'abanyacyubahiro bateye ko kandi amafaranga bakora bwa mbere dufashe ubundi akazi ubundi kwambara ushaka ikositimu uzatwishyura uzadukora dukwiriye ntabwo dufite ingomba n'akaruvati yubatera afata amezi 3 n'ubwo genda kimwe cya kabiri ayandi bari kwishyura ukubona misaba noneho wabona nk'umukobwa umwe mu bakobwa mukorana agiye kwakira umukiriya kubera serivisi yawe bikakubabaza kukubabaza ariko abyihorera ariko noneho sibyo iyo hoteli amutse igiye kure gusanga ni hoteli yo kwakira indaya wowe buri wese usiba mu kwakira indaya iyo hoteli ntabwo ari iyawe iyo hoteli yo kuvuga ngo ukaza ugatanga amacupa y'inzoga ngewe wese ku nzoga ntabwo byaba hari ahantu aho hantu turahumvikana neza bageze ku macupa y'inzoga ntabwo byavamo ariko uzajya kurobanura kandi bagiye gusaba akazi muri hoteli. Njyewe mama akazi muri hoteli yambwiye ati ndamutse gushaka kwifuza ati umwese kwanjye namwe inzoga ntabwo najya no mu buraya ariko ati wowe mera wowe nzajya ahantu yubashye yawe yo kwakira abashyitsi bagize gute yubashye kandi noneho uzakira abakiriya umubare wese umukiriya wese uje ntabwo uzi gahunda ze umuntu wese araje uramwanditse igitabo cy'abakiriya baramufashije maze aravuga ngo ngiye gushaka shambure ntabwo uvuga gushaka shambure na sheri wawe bagahita batari nta mwanya wawe guhari sibyo nubwo amahoteli yose tubakiriye ntabwo agiye gushaka shambure na sheri wanjye baje kubakira ntabwo barakiriye hari amahoteli amwe utajyanamo n'umukobwa rero bagiye kuvuga ngo genda niba ushaka kugira ngo musangire nta kibazo musangire muganire ariko shambure umugire bw'uko wese bwese n'umukobwa nane n'umudamu zirebe byiza umudamu niba ushaka kugira ngo mesha azome z'abakobwa zirigiriye bashyira amazitiro ku buryo iz'abagore ziba ziri mu kindi gice ku buryo tumubona rero kuvuga bimvuye gukora by'abantu rero kuvuga bagakira hasi niba nakodesheje sibyo shambure nayikodeshe reka mwemeye mbishyure ebyiri kuko bagibonye twinjiye turi babiri ariko twebwe ibyacu bikwiye turi izo shambure rero umva mu mwaka ushaka kugira cyose na shambure zihari hari ziba zashize z'abagabo wenda z'abagore zashize sibyo bakavuga bati abagore bamwe tubazane muri shambure z'abagabo ziri mu busa bijyaho zigashira ibyo bibayeho n'ubundi mwahura mu bibayeho n'abashaka ko banahura kwaje nawe bashaka guhura ariko baje n'abarenzaho ubuze umushyitsi umukobwa aje akazi n'umuzo akaza kavugisha nyuma yaho akazi n'umushyitsi bafite isiri ariko ntabwo bakubwiye ngo barazana bakati ese mwandaye hano yacumbika kuko bazi ko bafite umubwire uburyo wakwitwaramo njyewe nagushyira kuri gahunda izakira abantu sibyo kandi
buri umwe azaza afite icyifuzo agomba kukubwira uburyo ugomba kumwakira, sibyo? Niba wumva yuko wenda ari n'icyaha, ariko umuntu azaza akubwira ngo njye nkeneye icyumba cyo kuraramo na shiringi, kandi iyi pasiteri by'ubugiye kuri pasiteri undi aza akubwire ngo uriya mugore nanze kwinjirana nawe, ariko naza umuyobora ahondi kuko we n'amategeko y'uko ntabyemera. Oya, naza uramubwira icyumba ndimo, ubwo icyumba ngiye kucyishyura uramubwira nimero ndimo, pasike babyitwara mute? Ubundi reka tubigishe kuri iyo ugiye mu kazi babanza kubwira amabwiriza, baravuze bati ubuyobozi abiri bati hano ni mwibagire, niko tuhita ni mwibagire, ahantu hajya amacumbi y'abantu bafite shambure y'isaha n'amasaha y'abagabo n'abagore n'abakobwa n'amasaha abiri. Amahoteli rero ngiye kubona n'amanya dufitemo kuko ibyo ntabwo buri umwe urancanga hoteli ngomba kujya mu hoteli atandukanye. Hari hoteli bavuga ngo amacumbi turayatanga, ariko turatanga umuntu cyangwa nko ku basore babiri baramutse mu rwego bari kumwe turi abatinganyi, wabimenya icyo kuba atari abatinganyi iyo rero bashaka kugirana n'amubisabye, ariko mugaragaje ko impamvu ikaba muri burare murimba bigaragaza ko n'aba muri imwe bakubwira kabiri kandi hafi kongeraho amafaranga bavumbe ikintu kiri inyuma iyo waziramo sheri bawe izo hoteli nabonye ntabwo baravuga bati hano ntabwo twakira amakupure abantu. Ubwo hoteli yakira kupure ntabwo yajya kuyikoraho, ntabwo ngiye sinzi. Reka twemere abantu benshi muri iyi minsi bari gukora akazi bakagenda bamuhereza akazi ko muri hoteli nk'izi tuzi nk'amabari, ayo mabari y'iburayi niyo arimo bakubwira w'indaya nagiye ahantu muri iyi minsi bisetse nuko ngera ahantu nuko navuga ndasubiza ubwo uruhare hano ati ni karibu wiciriye ati se ati ni karibu njyewe nyano nahita arikora n'undi mugabo ariko ngo ntabwo neza asa neza ati nibo dufite n'abakobwa tubarakwakira bitari umukiri dufite n'abakobwa njyewe ntabwo njya nkora n'abakobwa, nshaka abakobwa njyewe nibwo ngeze hano icyo ukora nabwo tugafata nk'ikintu cyo kurya n'icyo kunywa kandi nabwo kidasindisha ati turi karibu ariko atanora ariko ibirego ko urwaye haje gukobwa ko mwari turi kuri kamera hano mu turere ko barawasohoje nakugushyira mpago ide kumusora bangaramoye ibyo byumviro byarakoze avuga nti karibu noya tukumenya ntabwo adoya ntabwo mfite gahunda cyokora Dutahira. Ako nabwo n'abantu bagumye nakigaba. Agafata ntabwo kamwese. Oya, nahise nkata. Tumwe ahantu hari icyayi, ndasha matanyabuze icyayi mfatanye n'icyo cyo gufata. Dore ndabahombe. Ndabahombe kuko ngiye icyo navuga uwo mushinga ngiye ndi umuntu w'Imana. Kandi ngewe ndigamumarira abantu kusanga umwami mucyo. Ni ikigaragara ko byateranye umushinga. Hano bavuga mu mihanda ibyaha byanyu. Aho wakoze icyaha se hano yigishaga abantu ngo aho nta cyaha ufite kandi ngo batizwe mu mazi menshi. Ngewe rero nanjye rikomeze kugira ngo bave mu byaha. Mutuye intebe igiye kugera. Oya reka mubaze hano nta cyaha ufite. Icyaha ntacyo. Ibaze uraje urancishije uramubwiye ngo ese ugurisha gute cyangwa uracururiza urageze aho guhenda ni kure kandi ahantu ni muri taxi
ubwo niba uri umuntu w'Imana niba uri umuntu w'Imana aho ugeze hose isura yawe ntabwo bijya wihindura ubura mbere niyo naba ndi hehe hano atanze iyo ufite uhamagara w'ijuru ntabwo ureba ngo buriya ngo bari kubona nta muntu ukundeba ngo buriya ngo nakora ibintu n'Imana ngo ndayabura bise kubona Yozefu ageze muri Egiputa Potifari aramukunda kandi yamukunze ari mu rugo kandi yamukunda koko aramukunda ariko Yozefu yaragitsinda Yozefu yaragitsinda nawe niwe wagomba kugitsinda mbese Yozefu yaremeye yarabyanze ariko yemeye kumuhobera se kandi ni mwiza n'umugore hanze se nagiye mu nzu iwacu ariko aramuhobera ni umuco nyarwanda umubiri wawe ubona umuco nyarwanda ariko umubiri wawe ubona umuco nyarwanda harimo guhobera ibyo rero umuntu wese n'umuntu ari guhobera ibyo ahantu hose ugiye ubwo bintu bakabafite cyo guhobera batega amaboko ntabwo uzabasuzuma ko nzi uko imuhobera ariko niyo muhobera ibyo ati ngwino karibu mu nzu ukaza ukaganira muri salo ngwino karibu mu cyumba uzaba warengereye ariko n'umuhobera kubera ko hari serivisi ijyaka ngwino karibu mu nzu ukaza muri salo yaba ati ngwino karibu mu cyumba akabutoya birangira ngaho hari ahantu ndeba mbona uyu muntu waramuhombeje yarakumworohereza nk'umukiriya noneho anakwakiriza ikinyobwa yakiriza abandi ntabwo ngejeje kumwe yaranyoye bwa mbere ijya mbere yakinyoye agatoresha imbaraga nyinshi ati kandi yari umugabo ukiri umusore nicyo kinyobwa cya mbere yarakigenda akazana umukobwa ati ngewe nshinzwe kwakira abantu abari kwemera batari kwemera niyo abantu mu buryo muri hoteli muze muragendamo niyo mpamvu yarahera ikinyobwa muri hoteli imanza ishusho yose ntabwo ndasiga ibaba kandi bimeneka tubuze no guhunda k'umupfumu urabona ko umupfumu ugeze mu biro by'umupfumu ugiye mu buvuzi mu bwa kwivuza uwo kuba warungurutse gusa ukaba wajya kwipimisha ku mupfumu mu biduke cyangwa umuntu ukoresha ubuvuzi bw'amashi ntumenya ngo ni mashi nicyo dukwiriye ntuzakatira aho ngaho ntabwo wamucika wageze mu nzu ye ariko akamuzengura agira ati ubu ngubu impuza imana zanzinyeretse ko ugiye gupfa watangira gutegera kandi ipfire mbese wabihinda cyangwa umwana wawe agiye gupfa wabihinda ariko noneho hano ubwo mwakize ubwo mwageze hano ubwo wakize yari agiye gupfa ariko arakize umwana wawe yarapfuye nabwo yarenze n'iminsi irindwi yamaze none wavuga ngo n'abantu muri kumwe wajyanye nabo nubwo abantu bafata ngo tureka apfe bahita bamukwima nawe bahita bakubuza uburenganzira bavuga tukajya dusubire bati twagerayo mwagerayo bakakwigiza mu nzu mwagera mu nzu bati mwere dusubire umurwayi wari ufite muretse bakakwigiza inyuma bahita bakwigiza inyuma umurwayi we wemereye gucyo kunywaze afite umwanya wo kuvuga we nta kintu afite cyo kuvuga uburenganzira afite wo kuvuga ni wowe ufite uburenganzira bwo kuvuga n'umurwayi nawe yaje kumubaza ati uremera gupfa cyangwa uremera kwivuza niba muramvura mu mvura babaye ibyo aribyo ati muri twagiye gupfa abanyazi nawe bagiye kubyuka akaba arabyemeye ubwo rero wa muzima ubundi nizo bakubwiye baranye umuvuzi igihe bifata kumubaza ku mukuru neza umuvuzi avura gute umuvuzi ati akazi aravura kandi afite akunavuza aho bigahita bikira afite agahenda ukozaho bigakira ugahita ukira afite abatubwiye ngo bahore bajya bakora n'ibihatorana ubu banakurunika bakozaho ihemura kuva mu kirishije mu kintu kikiri hano bagapfumura akagikuramo gupfumura akagikuramo niba akagikuramo kandi iyo gikuramo nawe uhari nyamara wa muntu nisi wakibona koko wakibona niba ko batanga ubuhamya bakabukwereka uravuga ngo bigenda bityo bamwe bagakuramo amaguru ahantu twari abandi gufa pasiteri reba ahantu twari turimo kureba njye nasanze hari uburyo wamuhombeje niba wowe wemeye kwinjira kandi ibyapa biba biranga ndi kukubwira ngo gusa nanjye nakoze amakosa ariko gusa kera amakosa wakoze niba winjiye n'ubu ntukiri nimugeze hanze twiremo umuntu yarekeye tureba bari hari ukagorora icyo basanga
umugabo ari boss basimutse gusenese namwe ndamusuhuza ni karibu ariko umutwanje hari ikintu gihari muri moto y'ikintu n'icyo kubona amafanta n'icyo rero kubona nakugura n'akari kano fanta n'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibintu bitandukanye sibyo ibyo rero ibintu nagomba kuba nagura njye narageze ubonye umuntu waje gukora muri karitsiye mushyashya oya ntakatuze n'imbo y'umuntu yari mushyashya mu ikaritsiye yawe twari kuri bayita ngo ni bare mu ikaritsiye aha akabare ubwo yaragezemo muri iyo minsi njyewe nagenda ari ibyanjye nagera mu mujyi nawe ubona ahantu muri abari mu mujyi nukunda musuhura njye nasoje umuntu w'umugabo utagira nasoje umugore wasoje umugabo ariko guhuza n'umugore ati yemwe tumuze turaganira tuzimeze njyewe n'uvuga nawe ugafata ariko ntabwo nari nakamenye ko hari abakobwa bameze gutya hari abakobwa afitemo n'abakobwa bakira afitemo ikinyobwa cyiza mbere y'ikinyobwa ariko babyitwa duto gushaka niba rero twafite abakobwa bakira abantu bakabaho hano cyopa cumi agana cumi ndetse maze kumusuhuza wabonye utakoze base mbwira ngo hafi cyane basezera ndataha ikinyabupfura sinagera mu nzu yabo agarukiye hanze twari ngombwa ni wawe bigaragara iyo nza kwaguma ubwo wari kunyakira gutyo urumva yashaka kuzana ibintu byo kunyakira ari yashaka kunyakira mu buryo busanzwe udapfatira kuruzi gushyiramo kuruzi kuganiriza guhumuriza ngino ashobora kuba ariko wabonaga afite akantu agafite n'ubwuzu ubwuzu iyo haza ubwuzu iyo hazamo n'akantu k'urukundo mu kanya nawe ukavuga ukamwiyumvamo rwose bigaragara uwo mukobwa ni umukobwa rero ntabwo ari umukobwa wahunze nawe urabyumva uwo mukobwa uyemeje akazi nyine ubwo wo kwakira abakiriya b'abagabo pasiteri sibyo akabashyira muri loji sibyo niba bakabwira ati injira muri loji rero ushobora kumubwira uti ashobora kuvuga ati njyewe n'amakiri nawe nibwo akavuga ngo turabufatisha nubwo na bibiri turabyemera kugira ngo tukwakire nk'umukiriya ubutaha nuboneze ko tukwari nziza uzagaruka kandi iyo uguye mu cyaha akenshi wagiye wemeye ubwo rero uramutse rero waba ubaze nabi ugomba kuhahunga ariko ni cya gihe urumva yuko wera ni kwa kundi dusanga abantu bashaka abaduhunga urumva wera agufitiye urukundo ariko wowe ubona bitavamo mbese wenda nawe kamubaza muhiya ari wowe ari kubigenza ati njyewe ubwo nyine njyewe aharyo buriya hari uburyo ubonera Kristo yihangana hari uburyo yihangana iyo wakwatse nkuko banyakiriye nayo urimo gafata agataha kandi umuntu wo gusangiza gute se ayo batangiye kunywa karaya mbese wenda yongera iyo arimo bakageza umwaka bakaba bati noneho tuba twanakwishimiye icyumba turakwishyura ku tuba twabonye n'umuntu wenda wagura ndetse no kugura ariko noneho twe turakwakira icyumba kiri kibazo kuganiriza nubona ari byiza utabusanga ubwo urumva yuko icyumba ushobora kubyemera urabyemera ushobora kubyemera nkurikije ariko njyewe njye naje kubyemera sibyo njyewe njya ahantu henshi bakampa amahirwe urugero tugiye kugeza ubutumwa tugeze ahantu murasuye bano mama yajyana ntabwo babonetse kandi n'abantu baje mufite banditse zaragera bakabona babuze ubu turimo amagere murasuye wabasura umwe bakakuzanira ibintu byinshi ibyo bituma umuntu utatangira no gusura ugomba abanyengendo ntabwo waje ubu ntabwo ugenda no gusura njyewe kugira mpamvu gatanga inama kujya gusura ahantu uri umuntu w'umugabo ukajya gusura ahantu harimo wenda harimo nk'umudamu ushobora nk'umudamu nta mugabo uri hari nk'iminsi abantu bari kuba bagiye gupagasa n'igihe bahamagara nk'ubu amasuri hano bavuze bati dufite za kamera n'ibiki bati none hari ikiraka kibonetse
ufite igisabo kibuganijemo amata ariko kitunamutse reka tubyite gutyo noneho nawe mu rugo iwe ntabwo yari amuhagije ayo mata ariko ngo yateruye cya gisabo arakizana agishyira aravuga ati rero fata igikombe amusukiramo igice yamubuganirijemo igice nticyunamuka aravuga ati rero nudahaga wiyongera aho hantu wakwiyongera umuntu ntabwo yunamuye igikombe aguhaye noneho nudahaga wiyongera wowe fata igikombe ashyiramo igice ati nudahaga wiyongera wowe bwari ikibazo ufite icyo gihe ikintu yaguteza umutego yavuga ati uri umuntu w'inyangamugayo uri inyangamugayo urabizi aya mata niyo arinya n'ubwo n'abana banyu ariko noneho kajya kuzana imbere hari ukuntu wamukoreye ibintu byiza ko ntiyemerewe kukwima ariko arabisaniye niko bizanya mfite akangononwa asuka akarekeraho abantu mwatamaye amata yarabuze murumva ushaka yongereho nawe ugomba gucisha nudahaga wiyongera ntabwo icyo gihe icyo gisaba imbere yawe bivuze ngo uburenganzira ikintu wamurimesha ni kimwe uriyongera ariko cya gikombe yatujuje ni kiruzuza gusohokera ntabwo wenda kukirenza wenda kubyara urashyikira icyumba cya gikombe yaguhaye ni kirengera icyaburagaho cyangwa se n'abandi bazatwandikira muri komere urinde ukekura ndabitegura reka nkwereke pasiteri ibi bintu n'abandi bazatwandikira muri komere batubwire nabo byabaye hano batubwire wowe uravuze ati ngewe nakuzuza icyo gikombe yamara namaze kumara icyo none wasukaho kanya mbese yarinda yabuze no gusuka wowe mpamvu urasoma ko witonze ugomba ikinyabupfura warangiza nawe ugasuka kugeza ahandi yagejeje maze tukongera ukamunyunuza oya ntabwo umunyunuza usukaho dukeya nawe ntabwo ugomba ngo uhageze kuko tumusubizeyo nawe udashyikiyeho yagira ikibazo umuntu waterekeye imyaka akizana ntabwo iyo ntaho ngo uhishe kandi noneho akenshi umuntu ufite ubwenge uramutse mu nda harimo akantu kirebe wariye nawe akantu wafashe uravuga uti gisubizeyo ibi birahagije uzana ibyo ngibyo gisubizeyo nabyo mubona nari kandi ntabwo amata natuma yasubizayo yose yasubijeho undi yafita kumusuzugura yose icyo gihe wangaye ngaho kuko yaguhaye araguhaye niba aguhaye ariko akweretse n'imbere akweretse no mu cyumba ntabwo agukinze mu cyumba twagiye kuri insanganyamatsiko bwite twari dufite ni iriya yo gufasha abatishoboye gufasha abantu batishoboye papa wanjye buryo ariko ntabwo nahava ngo nyiri icyaka burya ntanywa wanywa ariko bitewe n'uko n'ibyo ubonye bya mbere uhita ubireka nari nkubwiye tukavuzeho kabayeho sibyo turangiye no kujya nko kujya kubivuga ku muntu w'umuvuzi usigara n'ubupfumu ahantu ntabwo iyo utinze ntabwo uvayo ntabwo uvayo guca gusa ntabwo naba ngata ahantu iyo utinze ntabwo uvayo guca gusa ahubwo iyo ubibonye ukoresha ibyo bwose uvayo vuba iyo uguye utabizi ukoresha ibyo wavayo vuba wahita usohoka kandi noneho niyo ukoze n'amakosa uracyafite umurengezi ntabwo wazavuga unagira amashyira icyaha umuntu byarangiye ndaguha urugero hari umudamu urumva hari umudamu ngo bajye kwivuza urumva agiye kwivuza ahantu nyirabuze urubyaro imiti turayifite yashakaga urubyaro noneho uwo muntu yari yajyanye na mugenzi we uwo muntu yari umugabo ukuze aravuga ati rero umutima ntanda wo guha mugenzi wari kureba waza muramufunga hano iyo mugenzi wawe ugiye hanze urababwira nawe agiye hanze inyuma ari ibintu byumvikana ntabwo ari umuti mugenzi wari umugenzi arimo kumureba yageze ati harya ikibazo kutabyara ati tumaze imyaka ingahe na myaka ine n'igice none se ikibazo cyo kubyara ntacyo maze guhihera ese umugabo wawe arakora agakora hageze yakwinjiza tukagera kumwe ati tuzigeraho nose kangahe wenda mu beti buri munsi kangahe ku munsi ati buri munsi na kandi munsi byagezeho tungukana
twanarijeho no gucika intege ati utwara ndetse twagize n'agahinda tumaze n'agahinda tuno ufite urungo ndarifite batindari mufite urungo rero atangira ati ndagira hino ariko umutero sinzi nimba gukora mugabo wari umugabo wanje agiye gutagasa Kigali yagiye no gupaga ababyumvishe yeye baraga mbese kandi barasa rero mwere kumututara ntabwo wakorera mukora he tukorera tumbera byamahita bati biranzagaruka cyo mudamu umwe y'ingeso nziza ndaba ati akata gushakira ibindi bityo ugatanga bati yagira hino abaramwegere ajya kumwaba mambye onege hino mudamu aravuga mubwiga hino mudamu aranga mugabo yarabera gucanga reka mwegere none kwegera gusa no kugira hito agenda sete agenda kandi ndakuri ndetse kuvuga ati ngenda kure ati kandi mukanya ya twabaza bano kugira akazaza leta biki timba n'umuti nono tumutanyanje nigera vuba abasore mbese abasore kadukora ngo nigera wowe yeze ntabwo uzareba ngo uvuge ngo ndabona ndetse ubu kuba ndi muntu washyizeho ma uzabateza n'agaciro niba ngiye kubaza ngo icyo gihumbi utangiye kumukora umubiri umukobwa wose uramukora kuko bati mabese atwaye kandi ubwo nimba wanze ngo ndigendeye utangira kwigira hirya itahi umudamu atekereza atubwira bite no kurangira ubu ntahe hari umuti wari ubona se ati abavuzi bose n'abadamu baje n'abamaze bafite abana ni bakuru abandi bose nta nta n'umuntu wavuye hano adakiza none weho wabwiye ko ntanuriye ati none wewe ati ngo urigendera mudamu yaramubwiye ati umva ngewe ndabarira unyumurikira ushaka ko ushaka byose ariko bose yahise amufata atangira ati naho ngiye kugiza make arangiza ahita baryamana amutera yamwinjira ntabwo yamuteye sida amuteye imitezi na sida ariko noneho amana imiti pe kubw'amahirwe yaje no gusama nyuma yaje gusama yamuhaye muto kakaye ariko yamuhaye imiti byo kubyara ntabwo nabikurikiranye nimba yarasamye nimba atarasamye gusa nibwo yavuyeyo yababaye mugenzi we kuko yari mukirisitu ntabwo yabyishimiye yarababaye cyane njyewe ati mu by'ukuri kumvise no gusiganara cyakana bwana yarikoze ubwo yese abyara kwa muganga bamufashe ngo batazare kubara ngo imitezi n'ibiki ntabyiza usanga yabyanditse yahise agise ntiyajya kwa muganga amara nk'iminsi 3 usanga yarabyanditse urumva rero kuja kuba abantu ntabwo bari byiza dusezera abantu bari badukurikiye rero ikiganiro kiba yakagaruka hari ubundi buryo nyine iyi cyo nizajya nyuraho abantu benshi tuganira twungurana ibitekerezo ariko muri izi nzira zose tudatabitse ibikaze tukakubujyana bivuga ngo gufashe tugira apfakazi rwose nitwe ufite cyekora bikeya aho umukene uhe n'umuntu n'imfubyi umupfakazi muturanye rwose nubwo tuvuga ngo ubwije ngo urukundo rwarakonje ariko iyo usanga kihari mbona abantu benshi baratura kandi noneho muri iki gihe azigatura ariko abona abantu banababone haratura nk'icumire ariko runaka mbona nawe gasize mu gasi ego twatunze n'ikera turakura hari igihe umuntu aba afite inote za 5 n'iza 2 za 500 ntabwo aba akasasimu kano ka 500 rero n'iki rero turabwira gutya hariho winira akavuga ati reka kugira iki cy'abantu agakeneye buri mani bese y'abantu byo utangaje buriya uruzi ko umuntu abaho ntakazi afite akodesha aba mu mujyi akicara hari agasantere
akicara hano mu mahoro y'inzira bahita ku indege kuri umuntu araje turi gushaka umuntu wafasha boss kugatanga abandi wamugeraho kwitegereza oya aho uriya mutipa wasigaye yicaye hariya anakonje n'ibinyabibazo nibwo mwaje ndashaka